hari ibintu abantu benshi batinya kuvuga ku mugaragaro bakabivugira mu ntamatama. Bamwe bakavuga bati ikibazo nuko abagabo bahindutse, abandi nabo bakavuga bati abagore bafite amafaranga menshi ntago bagifite ubushake bwo kubaka urugo. None se kuki bakomeza kwitana ba mwana? Ikibazo ni iki? Ahubwo se ukuri ni ukuhe? Nimba uhari urimo kunyumva neza, tekereza kuri ibi. Kuki usanga hari abagore bafite amafaranga, bafite akazi keza, bafite ubuzima bwifashe neza, ndetse ubona ko ubuzima bwabo bumeze neza nta na kimwe babuze? None kuki bagira imyaka myinshi ari n'abageza muri 30 bakanayirenza batarashaka umugabo wo kubana nabo? Ese yaba ari ukwishyira hejuru? Impamvu se nuko batagikeneye abagabo, cyangwa hari impamvu zihariye abantu benshi batabona? Nge nitwa MC, ikiganiro ni impamba y'ubwenge, gusa ntabwo tuje guca urubanza ku mpande zombi, haba ku bagore cyangwa abagabo. Ahubwo tugiye kurebera hamwe impamvu zigera kuri 12 zituma hari abagore benshi n'abakobwa bafite ubushobozi bwo kwibeshaho ndetse bafite amafaranga badafite na kimwe babuze, bagira impungenge zo kwinjira mu rushako. Hari ibyo uri buze kumvira muri iki kiganiro ukavuga uti ibi sinari narigeze mbitekerezaho. Hari n'ibishobora guhindura uko wabonaga umubano hagati y'urukundo n'ubukire. None rero nimba uri umugabo cyangwa se uteganya kuba we, iki ni ikiganiro gishobora kugufasha gusobanukirwa neza ibitekerezo n'ibibazo bamwe mu bagore n'abakobwa bahura nabyo. Nanone kandi nk'uko tutaje guca imanza, nimba uri umugore cyangwa se umukobwa, ushobora nawe kubyisangamo cyangwa ukamenya impamvu z'ibyemezo wafashe mu buzima bwawe. Ndagushishikariza cyane kuguma kuri iyi sheni kugeza ku mpamvu ya nyuma, kuko ariyo ishobora gutangaza abantu benshi kandi nawe urimo, kandi iyi mpamvu igahindura uko ubona ikibazo. None icyo nakubaza, ese amafaranga ashobora gutuma urukundo rugorana? Reka tubivugeho. Nge nitwa MC, bahaye ikaze. Impamvu ya mbere ituma abakobwa bafite amafaranga batinya gushaka cyangwa se babigendamo biguru ntege, bitinyira gushyingiranwa n'abagabo bakurikiye amafaranga. Tekereza kuri ibi ngibi. Nk'ubu nimba umugore w'imyaka 30 afite ubucuruzi bukomeye bw'imodoka, mwicaranye ahantu runaka, ndavuga wowe urimo kunyumva, arimo kukubwira ati sinzi uwo nakwizera, buri wese unyegera, sishobora kumenya nimba nkunda kubera uwo ndiwe, nanone sishobora kumenya nimba nkunda kubera ibyo mfite. Wijya kure mu bitekerezo, ujya kubitekerezaho cyane, ahubwo aya ni amagambo make ariko yuzuyemo amarangamutima. Uyu muntu waje kukwicara iruhande akagutekereza ibi ngibi maze kukubwira, ntabwo bivuze ko yanga urukundo, ahubwo agaragaza impungenge zo kuba yakwinjira mu rukundo cyangwa se mu mubano ushingiye ku nyungu aho gushingira ku rukundo nyarwo. Muri psychology hari igitekerezo kivuga ko abantu bafite umutungo cyangwa ubushobozi bugaragara bahora bibaza impamvu bafitiye urukundo, bahorana n'abantu bababwira karimi keza. Nabo bashobora kwibaza bati ese uyu muntu ankunda kubera uwo ndiwe, cyangwa aba bose bamfitiye urukundo ruri ku kigero cyo gukabya bankunda kubera ibyo mfite? Rero iyo mitekerereze ishobora gutuma umuntu arushaho kuba maso mu mibanire. Abahanga mu by'imyitwarire bavuga ko iyo umuntu yazi ko afite ikintu gifite agaciro abandi bashobora kwifuza nk'umutungo cyangwa ubushobozi, bagaragaza ko ashobora gusesengura imigambi y'abamwegera cyangwa se abamuhora hafi. Ibi rero bishobora kugufasha kwirinda abantu bafite imigambi mibi. Ariko rero iyo gushidikanya birenze urugero, bishobora no gutuma umuntu atakaza icyizere ku bantu bose, harimo n'abafite umutima mwiza. Rero nimba umuntu yarigeze kugambanirwa, gukoreshwa cyangwa gukomerekera mu rukundo rwabanje, ashobora gutangira kubana n'ubwitonzi bukabije. Muri psychology ibi byitwa hypervigilance, kugira ubushobozi bukabije bitewe n'ibikomere umuntu yanyuzemo. Reka dufatire urugero wenda ku muntu runaka w'umugabo, reka tumwite Kalisa kugira ngo bize koroha. Kalisa afite nk'imyaka 34, afite ubucuruzi bw'ibikoresho by'ubwubatsi. Mwaba muri nko kuganira, waje nko kumuhahira, ukumva arakubwira ati yewe hari abakobwa benshi batangiye kunyegera nyuma y'uko babona ko ubucuruzi bwanjye buteye imbere. Rero ubu ndi muri dilema, sinzi uwankunda by'ukuri.
wumvisha aka gakuru nubwo ari gatoya. Ibi rero bitwereka ko ikibazo kitareba abagore gusa, kuko n'abagabo bafite ubushobozi bashobora kugira impungenge nk'izo ngizo. Rero iyo umuntu ahora ashidikanya, ubwonko bwe buhora bukora ibintu bibiri icyarimwe. Ku ruhande rumwe aba yifuza gukunda, ku rundi ruhande yifuza nawe gukundwa. Nanone ku rundi ruhande aba ashobora gushaka ibimenyetso byerekana ko ashobora kuba ari gukoreshwa. Rero iyo bigenze bityo, kubaka icyizere birushaho kugorana, kandi n'umubano ugatangira ufite amakenga menshi. Ibi rero bishobora kugira ingaruka zitandukanye, kuko hari n'abashobora kwanga umuntu mwiza kubera gushidikanya nta bimenyetso bifatika. Hari n'ushobora kugerageza mugenzi we mu buryo budakwiye kugira ngo amenye intego ze. Hari n'ushobora kuba urukuta hagati ye n'abandi ku buryo ntawe abasha kwegera by'ukuri. Ku ruhande rumwe, nk'uko turi kwivugira ku bakobwa, kuba maso ni byiza. Ibi byagufasha kwirinda abantu bashobora gukoresha abandi ku nyungu zabo. Ariko nanone ku rundi ruhande, y'amakenga arenze urugero ashobora gutuma umuntu afata buri wese nk'ufite imigambi mibi, bityo rero amahirwe yo kubaka umubano mwiza ukagabanuka. Rero ubushishozi ni ingenzi, ariko kugira amakenga kuri buri wese sibyo buri gihe birinda umutima. Rimwe na rimwe kubaka icyizere buhoro buhoro no gusuzuma umuntu ushingiye ku myitwarire ye nibyo bifasha gutandukanya abafite intego nziza n'abashaka inyungu gusa. Reka tuvuge ku mpamvu ya kabiri. Impamvu ya kabiri muri iki kiganiro ituma abakobwa bafite aho bigejeje bagenda bigura intege mu gushaka abo bazabana. Iyo mpamvu igaragaza ko bahitamo neza uwo bazabana. Bamwe mu bashakashatsi bagaragaza ko iyo umuntu agenda yiyubaka kandi akumva agaciro ke kiyongereye, n'ibyo yifuza ku muntu bazabana bishobora kuzamuka. Si ukwishyira hejuru, ahubwo ni uburyo abantu bamwe bapima niba umubano uhuye n'ibyo babona n'iby'ingenzi mu buzima bwabo. Muri evolutionary psychology hari igitekerezo kizwi nka metavari. Ubu ni uburyo umuntu ashobora kwirebera agaciro ashingiye ku byo amaze kugeraho, haba amashuri yize, ubushobozi afite, izina yubatse, uko yitwara, imibereho ye n'ibindi. Tekereza kuri ibi: umukobwa w'imyaka 33, umuyobozi ukomeye mu kigo runaka gikora ibintu bihambaye. Umunsi umwe baramubajije bati, kuki utarashyingirwa? Yagize ati, si uko nanga gushaka umugabo, ahubwo sinshaka umuntu wese, shaka umuntu dukwiranye. Ayo magambo yumvikana neza, ariko uko imyaka igenda ishira n'urutonde rw'ibyo yifuza ku muntu bazabana rugenda rwiyongera. Ashaka umuntu wize cyane, ufite ubushobozi mu kazi no mu bukungu, wiyubashye, uzi kuganira neza, ushobora gufata imyanzuro, kandi ufite indangagaciro zihuye n'izo yifuza. Rero iyo ibisabwa bibaye byinshi cyane kandi buri kimwe kikaba kidashobora kugirwaho impaka, amahirwe yo kubona umuntu ubyujuje byose aragabanuka. Abahanga bamwe bita ibi ngibi checklist trap, umutego wo kugira urutonde rurerure rw'ibisabwa ku buryo umuntu mwiza ashobora kutitabwaho kubera ko akantu kamwe cyangwa tubiri tutuzuye. Hari n'ubushakashatsi bwerekana ko muri iki gihe abantu benshi bifuza ko umufasha wabo yaba icyarimwe n'inshuti magara, umukunzi, umujyanama, umuntu ushyigikira, ndetse ufite n'ubushobozi mu bukungu, kandi agahuza n'ibyifuzo byinshi icyarimwe. Ibi rero bigashobora gutuma gushaka uwo muzabana birushaho kugorana. Umukobwa wo muri iki gihe ufite akazi keza, afite ubumenyi bwinshi n'impamyabumenyi zibyemeza, nk'iyo yavuze uko yifuza umugabo bazabana, agaragaza ibisabwa byinshi uwo mugabo agomba kuba yujuje. Umugabo wanjye agomba kuba yarize cyane, afite ubushobozi bw'amafaranga bungana cyangwa burenze ubwe, afite imyitwarire myiza, azi kuganira neza kandi azi gufata inshingano, ndetse azi no kunyitaho uko bikwiye. Ariko bitavuze ko rimwe na rimwe ashobora guhura n'umuntu ufite umutima mwiza, wubaha abandi, kandi ushoboye kubaka urugo, ariko akamwirengagiza kubera ko hari kimwe mu byo yifuza kuri uwo mugabo kituzuye. Ku ruhande rumwe, kugira amahame n'ibyo umuntu yifuza kandi ni n'ingenzi kubigira, bifasha kwirinda gufata icyemezo gihubukiwe. Ariko nanone ku rundi ruhande, iyo ibisabwa bibaye byinshi cyane ku buryo nta muntu ushobora kubyuzuza byose, uyu mukobwa ashobora kumara imyaka myinshi ategereje umuntu atazashobora kubona. Gusa hari n'ikindi kintu gishimishije psychology ivuga: rimwe na rimwe urutonde rurerure rw'ibisabwa
rushobora kuba uburyo bumwe bwo kwirinda gukomereka, kuko iyo umuntu ashyizeho ibisabwa byinshi aba agabanya amahirwe yo kwegera abandi, bityo aba yirinze kongera kubabara igihe umubano utameze neza. Gusa ibi ntibireba abantu bose, ariko bishobora gusobanura imyitwarire ya bamwe. Icyo wamenya, kugira ibyo wifuza ku muntu si ikibazo, ahubwo ikibazo gishobora kuvuka igihe urutonde rw'ibisabwa ruba rurerure cyane ku buryo rutuma ubona indangagaciro n'ineza biri imbere yawe. Impamvu ya gatatu ituma abakobwa bakererwa mu rushako: bashyira imbere umwuga cyangwa ubucuruzi. Tekereza kuri ibi: umukobwa w'imyaka 29 ufite impamyabumenyi, akazi keza n'imodoka ye ndetse n'inzu yaguze ku mbaraga ze, nk'iyo abajijwe igihe azashyingirirwa ashobora gusubiza ati ndumva ntabikeneye ubu ngubu, ndacyashaka amafaranga kugira ngo nzabeho neza. Ibi si uko yabuze abakunzi cyangwa se kubona abo babana nawe, ahubwo kuri we gushaka umugabo bishobora kugaragara nk'ikintu cyahagarika cyangwa kigahindura urugendo rw'iterambere amaze imyaka myinshi yubaka. None ni iki gituma bamwe batekereza batyo? Reka tubivugeho twitonze, tutabogamye kandi tutagenera abantu bose umwanzuro umwe, ahubwo turebe imitekerereze ishobora kugira uruhare muri iki cyemezo. Muri psychology hari igitekerezo kizwi nka opportunity cost thinking. Ibi ngibi ni uburyo ubwonko bushobora gupima ibyo umuntu ashobora gutakaza iyo ahisemo inzira imwe akareka indi. Nk'iyo umuntu afite amahirwe menshi n'ubushobozi bw'ubukungu, akenshi aba afite n'amahitamo menshi. Ibyo rero bituma buri gitekerezo cyangwa se buri cyemezo gisa nk'igifite igiciro kinini, kuko ahora yibaza uti nintora iyi nzira niki nzaba naretse. Ibi rero ni by'abahanga mu bukungu bw'imyitwarire bita kugira amahitamo menshi, ku buryo guhitamo kimwe bishobora kuba bigoranye kurushaho. Iyi niyo mpamvu hari umugore ushobora kwibwira uti ubucuruzi bwanjye buragenda neza, umwuga wanjye nawe urimo gutera imbere, none kuki ntafata ibyemezo bishobora guhindura ibyo maze kugeraho. Hari n'indi mitekerereze yitwa momentum bias, aho umuntu ashobora gukunda gukomeza inzira ibintu birimo kumugendekeramo neza, akagira impungenge zo kuyihindura kubera gutinya ko ibyo yubatse byahungabana. Aha si ubwenge gusa buba bukora, haba hari n'ubwoba buba bushobora kuba bwihishe inyuma y'iki cyemezo. Rero bamwe mu bahanga mu by'imibanire bagaragaza ko hari abantu bafite ubushobozi bwo kwibeshaho batinya kwinjira mu mubano, bashobora kuzumva ko ubakuraho ubwigenge cyangwa uburenganzira bwabo bwo gukomeza kubaho nk'uko babishaka. Ibi ntibireba abantu bose, ariko bishobora kubaho kuri buri umwe. Mu buzima bwa hano iwacu hari n'aho usanga ibi bigaragara. Hari abakobwa baba barakuriye mu miryango yabayemo ibibazo by'ubukungu, bakabona ababyeyi babo cyangwa se ba nyina bahagarika inzozi cyangwa amahirwe yabo kubera inshingano z'umuryango. Ibi rero bigashobora gutuma bibaza nimba nabo bitazabagendekera gutyo. Muri psychology ibi byitwa kwiga no gufata imyanzuro ushingiye ku byo wabonye bibaho ku bandi, cyane cyane ku byo wabonye ku babyeyi cyangwa se abakurera. Reka dufatire urugero ku mukobwa ufite imyaka 31 ufite ubucuruzi bw'imyenda bumaze gutera imbere. Ukumva arakubwiye uti ngeshobora kubona umugabo, ariko buri gihe nibaza nimba azanyemerera gukomeza kwagura ubucuruzi bwanjye cyangwa nimba azasaba kubushyira ku ruhande kugira ngo myiteho mu rugo. Uyu mukobwa ibyo akubwiye si amagambo agaragaza ko yanga urugo, ahubwo agaragaza impungenge zo gutakaza ibyo yamaze imyaka myinshi yubaka. Bityo rero bigatuma gushaka uwo bazabana abanza kubyitondera kugira ngo amenye icyo azunguka n'icyo azahomba. Iyi mitekerereze ifite impande ebyiri. Ku ruhande rumwe ifasha umuntu kwiyubaka, kwigenga no kutishingikiriza ku wundi mu mibereho ye, ariko ku rundi ruhande iyo umuntu atangiye kubona buri mubano nk'ikintu gishobora kumusubiza inyuma, ashobora no kubura amahirwe yo kubaka urugo rwiza rwamufasha gukomeza gutera imbere. Abashakashatsi benshi bagaragaza ko umubano mwiza utagomba gusaba umwe mu bawurimo kureka inzozi ze, ahubwo iyo abantu bimvikanye neza bashobora gufatanya bakubaka ejo hazaza, buri wese agakomeza gukurikirana intego ze. Bityo rero ikibazo si ukuba umuntu afite umwuga cyangwa ubucuruzi, ahubwo ikibazo gishobora kuba ari ukubura urugero rwiza rwerekana ko urukundo n'iterambere
bishobora kugendana, amahitamo agenda aba make kubera ibyo baba bategereje ku bakunzi babo. Tekereza kuri ibi: umukobwa w'imyaka 32 ukora mu rwego rw'ishoramari yigeze kubwira inshuti ye ati, si uko shaka umuntu utagira intenge, ariko buri gihe mbona hari ikintu kimwe kibuze. Ayo magambo asa n'ayoroheje, ariko ashobora gusobanura impamvu imwe nubwo bahura n'abantu benshi bafite imico myiza. None ni ukubera iki ibi ngibi bibaho? Reka tubivugeho twitonze. Umuhanga mu by'imitekerereze bita Barry Satchwaliteze mu gitabo The Paradox of Choice yagaragaje ko abantu bakunze kugabanywamo amatsinda abiri. Hari abo yise satisfiers. Abo ni abantu bashobora gufata ibyemezo nk'iyo babonye ibisubizo byujuje ibyo bakeneye, nubwo baba bazi ko hashobora kuba hari ikindi cyiza kurushaho. Hari n'abo yise maximizers. Abo rero bo bahora bashaka igisubizo cyiza kurusha ibindi byose, ndetse niyo baba babonye ikintu cyiza bakomeza kwibaza niba nta kindi kirushijeho kuba cyiza. Rero no mu mibanire ibi bishobora kubaho. Umuntu ashobora guhura n'umukunzi ufite indangagaciro nziza, umukunda kandi wubaha umubano, ariko aho kureba ibyiza bihari agatangira kwibaza uti, ese nta wundi ushobora kuba aruta uyu nguyu? Rero iyo mitekerereze ishobora gutuma umuntu ahora agereranya abantu ahura nabo, akabagereranya n'ishusho y'umuntu utunganye yiyubakiye mu bitekerezo bye. Impungenge zihari ni uko uwo muntu ushobora kuba utunganye burundu ashobora kuba ntawubaho. Reka dufatire urugero ku mukobwa witwa Ange. Ange yahuye n'umusore w'umunyakuri wubaha abandi kandi wamwitaho cyane, ariko hashize amezi make batangiye gukundana, yatangiye kwibaza uti, ese nta wundi ushobora kuba arusha uyu mukunzi wanjye ubushobozi cyangwa andi mahirwe? Amaherezo yaje guhitamo gusoza uwo mubano, ndetse yizera ko azabona undi urushijeho kuba mwiza. Nyuma y'igihe yongera guhura n'undi, nabwo atangira kongera kwibaza ibyo bibazo. Ibi rero bituma umuntu yisanga mu rugendo rudashira rwo gushakisha ibyiza kurushaho. Nyamara hari itandukaniro rinini riri hagati yo gushaka umuntu mukwiranye no guhora utegereje umuntu utagira intenge. Hari n'ikindi gishobora kubitera. Rimwe na rimwe gukomeza gushakisha umuntu urushijeho kuba mwiza bishobora guterwa n'ubwoba bwo gufata ibyemezo bya nyuma. Rero iyo umuntu yemeye kubana n'umwe aba aretse amahirwe y'abandi bose. Kuri bamwe icyo gitekerezo ubwacyo gishobora gutuma gukomeza gushakisha bisa nkaho bibahaye umutekano. Ku ruhande rumwe, kugira amahame n'ibyo umuntu yifuza ni ingenzi, fasha kwirinda gufata ibyemezo bihubukiwe. Ariko nanone ku rundi ruhande, iyo ibyo umuntu yifuza bihora byiyongera kandi nta muntu ushobora kubyuzuza byose, amahirwe yo kubaka umubano mwiza ashobora kugenda agabanuka buhoro buhoro. Icyo ugomba kumenya ni uko nta muntu utagira intenge, kuko umubano uramba ntushingira ku kubona umuntu utunganye, ahubwo ushingira ku kubona umuntu mufitanye indangagaciro zihuje, mu kubahana kandi mwiteguye no gukorana. Impamvu ya gatanu ni ukuba bigenga mu bukungu, bigatuma bamwe batumva igitutu cyo kwihutira gushyingirwa. Umugore w'imyaka 35 nako umukobwa utuye mu nzu ye bwite, afite imodoka nziza kandi ayobora n'ikigo cye gikomeye, yasuwe na nyina umubyara aramubaza uti, ese mukobwa wanjye uzashaka ryari? Aramwenyura aramusubiza uti, nta kibazo mfite ku rushako kuko njye mbayeho neza kandi icyo shaka cyose ndakibona. Aya magambo ntasobanura ko yanga urugo cyangwa urukundo, ahubwo agaragaza impinduka zabayeho mu mibereho y'abagore benshi muri iki gihe. Hari n'abashobora kwibeshaho no kugera ku nzozi zabo batabanje gushingira imibereho yabo ku gushaka umugabo. None ibyo bihindura iki ku cyemezo cyo gushyingirwa? Mu rwego rwa sociology, abahanga bagaragaza ko mu bihe byashize ku bagore benshi ubukwe bwari bumwe mu buryo bw'ingenzi bwo kubona umutekano mu bukungu n'ubuzima. Ibyo ntibyabaga ari amahitamo gusa, ahubwo akenshi byabaga ari bimwe mu nzira zihari. Uyu munsi wa none ubu tuvugana, ibintu byarahindutse. Abagore benshi bariga bakabona akazi, bakihangira imirimo, bakubaka ubuzima bwabo ku mbaraga zabo.
Ibyo rero bivuze ko kuri bamwe icyemezo cyo gushyingirwa kitagishingira ku gukemura ibibazo by'ubukungu, ahubwo iki cyemezo gishingira ku kuba babonye umuntu bumva bakwiranye. Abahanga bavuga ko iyo umuntu adafite igitutu gikomeye cy'ubuzima, akenshi afata igihe kinini mbere yo gufata ibyemezo bikomeye. Iyo yumva atekanye kandi yihagije, ntabwo aba yumva ko agomba kwihutira guhitamo. Ibi nanone ubwabyo si ikibazo. Ibi ni uburyo busanzwe ubwonko bukora iyo butari mu bihe by'igitutu. Banza wumva aka gakuru. Furaha yakuriye mu muryango wabayemo ibibazo by'ubukungu. Yakuze abona nyina aharanira gutunga urugo mu buzima bugoye. Nyuma yo kwiga no gukora cyane, nawe yatangiye kwigenga mu bukungu. Iyo rero bamubajije impamvu atarashaka, arabasubiza ati, sinumva impamvu nakwihutira gufata ibyemezo gikomeye nkiri gushaka umuntu nkwiranye nawe. Nanone ayo magambo ntiyerekana ko yanga urugo, ahubwo aba agaragaza ko atagifite igitutu cyamuhatiraga gufata ibyemezo vuba kandi ahubutse. Ibi rero bifite impande ebyiri. Ku ruhande rumwe, kwigenga mu bukungu biha umuntu umudendezo wo gushyingirwa ku bushake, aho kubikora kubera ibibazo by'ubuzima cyangwa ubukene. Ibyo rero bishobora gutuma yubaka umubano ushingiye ku rukundo, kubahana no guhitamo neza. Ariko ku rundi ruhande, iyo nta gitutu na gito gihari, hari igihe umuntu ashobora gukomeza gusubika ibyemezo imyaka myinshi, ari uko adashaka urugo, ahubwo ari ukubera ko yumva nta kintu kimuhatira gufata uwo mwanzuro ako kanya. Icyo ukwiriye kumenya, kwigenga mu bukungu siko gutuma umuntu yanga gushyingirwa, ahubwo bishobora guhindura impamvu yo gushaka. Icyemezo ntikiba kigamije gushaka umutekano w'ubukungu gusa, ahubwo kiba kigamije kubona umuntu muzubakana ubuzima bufite icyizere n'indangagaciro zihuje. Umudendezo ni nk'amahirwe akomeye, ariko nk'andi mahirwe yose ugira akamaro iyo umuntu awukoresheje afata ibyemezo bimwubaka, aho kuwugira impamvu yo guhora asubika ibyemezo by'ingenzi. Nanone impamvu ya gatandatu, baba bafite ibipimo byo hejuru mu guhitamo uwo bazabana. Umugore w'imyaka 31, umwarimu muri kaminuza, umunsi umwe yabwiye mushiki we ati, sishaka umugabo tutabasha kuganira ku ntego z'ubuzima cyangwa ku bitekerezo by'ingenzi. Aya magambo agaragaza ko hari ibyo abona ari ingenzi mu mubano, ariko uko umuntu agenda yiyubaka mu myigire, mu kazi no mu buzima, ni nako ibyo yifuza ku muntu bazabana bishobora kugenda bihinduka. Ese kuki ibi bibaho? Muri psychology na sociology hari igitekerezo kizwi nka assortative mating, gishingiye ku kuba abantu benshi bakunda kubaka umubano n'abo babona bahuje urwego mu bintu nk'indangagaciro, uburezi, imyumvire n'imibereho myiza cyangwa intego z'ubuzima. Ibi rero ntibivuze ko abantu bose bahitamo muri ubwo buryo, ariko ni imwe mu myitwarire yakunze kugaragara mu bushakashatsi. Iyo umuntu amaze kugera ku rwego runaka mu myigire cyangwa mu mwuga, ashobora kwifuza umuntu bazajya bumvikana ku bintu bifite agaciro kuri we. Ibyo rero ubwabyo si ukwishyira hejuru, ahubwo ni uburyo bamwe babona bwabafasha kubaka umubano urambye. Hari n'ubushakashatsi bwerekana ko mu bihugu byinshi, ko abagore bagenda biyongera mu mashuri no mu myanya y'akazi, n'uburyo amahitamo y'abantu bahuje nabo ashobora guhinduka. Ibi rero ntibisobanuye ko kubona umufasha bidashoboka, ahubwo bisobanura ko gushaka umuntu muhuje bishobora gusaba igihe kinini cyangwa kwagura aho umuntu ashakira. Umva iyi nkuru ngufiya. Nadine afite impamyabumenyi ihanitse kandi akora ubushakashatsi, ndetse hari abamugira inama yo kugabanya ibyo yifuza ku muntu bazabana, ariko wasobanura ko icy'ingenzi atari impamyabumenyi gusa, ahubwo ari ukubona umuntu bashobora kuganira ku bitekerezo, bagasangira indangagaciro kandi bakubakana bumvikana. Ibyo rero si ukwanga abandi, ahubwo ni ugushaka umuntu yumva bazubakana ubuzima mu buryo bumunyuze. Ku ruhande rumwe, kugira ibipimo bifatika ni byiza, bifasha umuntu kutinjira mu mubano utamushimishije cyangwa utajyanye n'indangagaciro ze. Ariko nanone ku rundi ruhande, iyo urutonde rw'ibisabwa rugenda rwiyongera ku buryo nta muntu ushobora kurwuzuza, amahirwe yo kubona uwo bakwiranye ashobora kugabanuka.
rimwe na rimwe umuntu ashobora gushyiraho ibisabwa byinshi cyane atabizi, atari n'uko yirata, ahubwo ari ukubera ko atinya gufata ibyemezo kitazamunyura cyangwa gutinya kongera gukomereka. Ibi rero ntibireba abantu bose, ariko bishobora kubaho kuri buri umwe. Rero kugira amahame n'ibyo wifuza ku muntu muzabana ni ikintu cyiza, ariko ayo mahame aba afite akamaro kurusha iyo afasha kubaka umubano mwiza, aho kubaka urukuta rutuma nta muntu n'umwe ushobora kukwegera. Rero naha dusubikiye iki gice cy'iki kiganiro cya mbere, njye wumva nitwa 2MC. Reka duhure mu gice cya kabiri cy'iki kiganiro, kandi nagushishikariza gukora subscribe no gusharinga iyi nkuru cyangwa se iki kiganiro, ugashyira n'ibitekerezo muri komenti, ubundi tugakomeza kubana kuri iyi shene, kandi mukatubwira n'ibyo tuzavugaho ubutaha. Ndabashimiye.